gamba turi kurwana n'urw'igihe gito. Haleluya. Ntabwo tuzahora muri izi ntambara. Ubwo tuzaba duhuye na Yesu, intambara zizaba zishize. Haleluya. Haranira kuzahura na Yesu. Nikoni yari umugabo, yari yaramaze abantu yenda hanura. Ndangije ndavuga ni hano hari umurozi natihana azapfa, kubera ko hari amaraso y'abantu benshi ari kuririra Imana, kandi aya maraso ashaka ubutabazi. Aka kanya natihana Imana izamwica. Yego. Abapasiteri baravuga ngo nta kuntu uyu mwana, banyitaga umwana kandi koko nari ndi mukuru, nta kuntu uyu mwana yadusebereza umukirisitu. Icyo tuvuze cyo, niba ari mukuri uyu mugabo arapfa, niba ari kubeshya uyu mwana arapfa. Haleluya. Kubera ko nari nizeye mico Imana yampamagariye, kubera nari nizeye amavuta arata, ndangije ndavuga ngo ndahiye Uwiteka Imana nkorera, nimba ndi kubeshya nzapfe, kandi niba ndi mukuri uyu mugabo azapfe. Haleluya. Atahanye imara gutaha ngeze inaha mu karere ka Burera, barampamagaye bose, bampamagara bakumbwira ngo Dawidi yishe Goliyati. Haciyemo amezi abiri bampamagara kumbwira ngo Dawidi yishe Goliyati. Barambwira ngo isaha bagupfukamishirijeho ni nayo wa mukonikoni yapfiriyeho. Ndavuga ni izina ry'Uwiteka rishimwe. Nigiriye icyizere, numva ndakomeye, numva ko Imana yaduhaye ububasha bwo gutegeka, numva ko Imana yaduhaye ububasha bwo kwirukana abadayimoni. Umukonikoni yarapfuye. Icyo gihe abaturage babaza amaka, babaga amahene, amatama barabaga, bishimiye igikorwa cyabereye muri karitsiye. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero batijo ryijimye cyane buracyaha nyuma. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi byaremwe uko bingana byiteza impanda ye. Dusubiremo. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero batijo ryijimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira kugeza igihe uzagererayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we cyongera nawe asubiza iwe yitonze ati, doruru gamba ruzashira, guma mu ntambara. Nubabare wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ndatabaza ibyaremwe byose ayiwe binsubiza bitya biti, si yakiza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso
ibimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana biteza impanda ye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, tuzumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho nituza buraya mahoro kwa Yesu mwijuru. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Iyi ndirimbo yivugeho. Iyi ndirimbo yego ni gutya dutangiye kuri Concorde TV show. Nge ndi Hatubimana Concorde, imbere ya kamera ni umuhanuzi wacu Mukanoheri Joseline. Iyi ndirimbo yivugeho. Iyi ndirimbo iyi ndirimbo ni ukuvuga ngo igitero cya mbere kiri kutubwira ngo murinzi wemenyesha igihe. Iwacu se ni muhero. Ati ijoro ryijimye cyane ngo buracya hanyuma. Haleluya. Bivuze ngo nubwo ibihe byakubera nk'ijoro, ndetse ubukene bukakubera nk'ijoro, ndetse buri kimwe cyose n'uburwayi bukakubera nk'ijoro. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. ngo buracya hanyuma. Haleluya. Nubwo ibi bihe turimo biturusha, ariko twizeye ko buzacya. Haleluya. Nubwo ubu burwayi bugutinzeho, ariko wizeye ko buzakira. Haleluya. nta kitakubera ijoro, sibyo rata? Ariko twizeye ko nubwo ijoro, haleluya, nubwo ikibazo cy'ideni kikubereye ijoro, ariko wizere ko icyo kibazo cy'ideni kizakurwaho. Haleluya, amina. Bivuze ngo indirimbo iri kuduhumuriza. Haleluya, amina. Igitero cya kabiri kikavuga ngo murwanyi we co mbwira nawe, ngo ansubiza yitonza ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Haleluya, ngo murwanyi we, haleluya. Bivuze ngo uru rugamba turi kurwana n'urw'igihe gito. Haleluya, ntabwo tuzahora muri izi ntambara. Ubwo tuzaba duhuye na Yesu, intambara zizaba zishize. Haleluya, amina. Haranira kuzahura na Yesu. Haleluya, haranira kuzahura na Yesu. Izo ntambara ziteye kuguherana, ahubwo wihangane, kubera ko izo ntambara ni iz'igihe gito. Haleluya, amina. Ntubabare, wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Haleluya, amena. Ariko Uwiteka we, ntubabare, wihangane, yego, tuzabona igihembo cyiza nitugera mu icyo gihugu. Tuzabona igihembo. Haleluya, ngo nibanga ya ndirimbo arimbye mu kanya, abakristo tugenda nibanga. Haleluya, nidutabaruka. Haleluya, Imana ishimwe. Duharanire kuzagera mu icyo gihugu. Haleluya, ubwo tuzaba tuvuye mu isi ntambara. Reka duharanire, nawe ndakwinginga guharanira kuzagera mu iki gihugu. Haleluya. Arongera ati ndacyabaza ibyaremwe byose, nabyo bisubiza bitya biti, iyi si yacu iza gushira, haza indi ihoraho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe byose uko bingana byiteze impanda ye.
Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso byo kuza kwa turi kumwe nabyo. Yego. Haleluya. Amen. Tubyicayemo kandi turi kugendana nabyo. Sinzi impamvu utaramenya ibyo bimenyetso. Haleluya. Ngariko. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ati twishime mu mitima yacu Tunezerwe. kuko imuhira ari hafi. Ari hafi. Duhumure Tuzaruhuka. tutakibabara. Haleluya. Ntukarire, tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mwijuru. Haleluya. Haleluya. Amen. Ariko indirimbo iri kuguhumuriza wa muntu. Cyane. Ni ukuri ko Imana indirimbo iri kuguhumuriza. Tuzabona amahoro Nuko. kwa Yesu mwijuru. Yego. Ariko Uwiteka we. Icyama nawe udukurikiye ukazabona aya mahoro mu ijuru, ukazagera mu iki gihugu cyo mu ijuru, ukazabona ayo mahoro. Haleluya. Amina. Wiheranwa n'agahinda. Nukuri. Kwa Yesu mu ijuru hari amahoro, ahubwo haranira kuzagera mu icyo gihugu. Yego. Imuririmbira araryoshye. Niyo numvise imfashije sinzi ukuntu injemo, kuko niba ari indirimbo zirimo amavuta. Yego. Izi ndirimbo zo mu gitabo Yego. zirasize neza. Uzi ko umuntu atajya yihaga? Ntabwo wayihaga. Umuntu ntabwo ajya yihaga rwose, ujya wumva ugize ariko rata no kuririmba urumva hari aho bikura umuntu bikahamujyana. None hari indirimbo nayo ijya inshimisha. Nkumva iyo nyiririmbye ndazamukira avuga ngo tuzaba turi kumwe na Yesu, hanyuma tuzamuke tujyeyo, mbese nawe uzajyayo nzajyayo mu bwami bwo mu ijuru. Urukumva? None habaga igihe nyiririmbye nkumva ndi kuzamuka, nkumva tuzaba turi kumwe, hanyuma tuzamuke tujyeyo, mbese nawe uzajyayo nzajyayo mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Amen. Tuzaba turi kumwe na Yesu. Yego. Ngo maze tuzamuke. Haleluya. Amen. Ayiwe ndakwinginga kugira ngo haranire kuzazamukana na Yesu. Yego. Utazasigara. Nukuri. Haleluya. Amen. Haranira kuzazamukana nawe. Ayiwe Yesu. Ndumva nagushishikariza guharanira kuzazamukana na. Ibaza umunsi uzabona bera bari kuzamuka. Ugasigara uhagaze muri Yesu uri kuyibabarizwa. Yamiruho watakiragamo mu isi ukayisigaramo. Si igihombo. Nukuri. Ariko duharanire kuzazamukana na Yesu. Yego. Kuririmba uzi ko umwami Sawuli yaterwaga n'abadayimoni, ariko Dawidi yagenda agacuranga inanga. Yego. Agacuranga Sawuli akamererwa neza. Yarekeraho nyine Sawuli abadayimoni bakongera bakamutera. Bivuga ngo wowe kuririmba nyine indirimbo hari aho zidukura, hari naho yego. Yego. Josiri uri umuhanuzi. Yego. Nanjye nkaba umuhanzi. Sibyo? Indirimbo z'Imana. Yego. Indirimbo n'ubuhanuzi urebye ubona bifashanye iki? Urumva n'indirimbo n'ubuhanuzi waba uri kumanuka mu ndirimbo. Yego. Ubwo rero byose birafashanya. Buriya iyo uri kuririmba uri guhimbaza uba wumva ari byo. Yego. Hari n'igihe tuba turi mu iteraniro. Yego. Tukabanza guhimbaza kugira ngo twegerane n'Imana neza, tugahimbariza mu ndirimbo. Ya ndirimbo turi guhimbaza mwuka wera akatumanukira. Sibyo? Urumva ubuhanuzi byose ni kimwe. Birakorana. Byose ni uguhanura. Yego. Bivuga ngo umuhanzi n'umuhanuzi bahuye, niyo mpamvu ukubona amavuta. Amavuta. Haleluya. Amen. Amavuta bya amavuta. Yego kabisa. Kuririmba no guhanura nyine hari ukuntu njya ahantu nkaririmba kandi abantu baye batuje. Harangiza naba ngiye gusoza nkumva tiri atumva mwana wanjye aturandirimbiye ati ndanezerwa ati none kiracye kiguhangayikishije ati ndagikoze humura. Yego. Bivango ro kuririmba no abahanuzi n'abahanzi turuzuzanye. Turuzuzanye. Yego. Ngiye kuguha umwanya sibyo? Akenshi buri gihe. Yego. Njya nkubaza ibibazo. Nawe fata akanya nk'iminota 5.
nawe ugiye kuba umunyamakuru nanjye mba umutumirwa ariko sibyo none narumiwe pe. umbaza ibibazo ndagusubiza ibyo umbaza byose. Ibibazo nakakubajije oya mbaza nta kibazo. oya rwose mbaza ndumva nta bibazo mfite byo kukubaza. nta kibazo na kimwe ufite cyo kumbaza. ntacyo pe. ndumiwe icyo nakakubajije warakinsobanuriye. biryoha bisubiwemo. ubundi narakubajije ngo ni ukubera iki uhora useka. nta munsi n'umwe ndabona wababaye. uhora useka buri munsi. nuko noroshya ibintu. woroshya ibintu. yego noroshya ubuzima. none se muri make ubigenza gute kugira ngo uhore useka? nyine njyewe sibyo. yego sinzi ntabwo n'umuvango w'umuntu yoroshya ibintu. yego niba woroshya ibintu iyo umuntu aguhemukiye ntabwo ryakosa uriremereza ku buryo nyine biratuma ujya kure. wewe ngo Joseline ngo yamvuze ngo kandi ngo dusanzwe ngo dukorana ibiganiro ngo ntabwo nzonga ngo gukorana ibiganiro nawe. yego ariko njye mba nzi ko hari abantu ntihabura uruntu. sibyo rati. hari abantu bari gukorana ntihabura utubifu. ni urugero ntanze kuri wowe ariko nta kibazo twigeze tugirana. ariko nubwo twakijyana ntabwo nakiremereza ku buryo byatuma. ni urugero umpamagaye iti siko hari ibyo nari nshaka kugeza ku bakunzi ba Concord TV show waza tugakora ikiganiro ngo biteye ko ngo numvise ngo wamvuze cyangwa se nagize ute ngo ndemereze ibintu. ntabwo ndemereza ibintu. nemera yuko mu buzima ibintu byose bishoboka. uyu munsi naba mbabaye ejo nkishima kuko nizera mu bitangaza by'Imana. nikomeze kabisa nizera mu bitangaza by'Imana. yego noneho nkemera yuko ikintu cyose kibaho. yego nemera ko Imana iba igifitemo uruhare. nikomeze niko kuri. nemera yuko byose ari ibikora kuko hari ahantu ntabwo ndi kwibuka niba ari Hana. Imana iravuga ngo uwo Hana Imana yari yaramuzibye indibyara. ntabwo ari Satani yaratumye Hana atabyara. ni Imana. urumva bivuga ngo nawe udukurikiye cyangwa se nanjye uvuga ngo ikibazo mfite Imana izi impamvu icyo kibazo ngize ute ngifite. kandi hejuru y'ikibazo hari igisubizo. ntabwo wabona igisubizo utagize ute utabonye ikibazo kitabayeho. kandi umuntu aba intwari ari uko atabarutse ari uko yarwanye. bivuga ngo rero nyine ubu mfite imyaka 40. yego imyaka 40 rero hari ibintu byinshi mba naragiye mbona. urumva ku buryo ushaka kuvuga ngo ewe kuzi ngo runaka ngo yakuvuze. none se niba yamvuze muri 2026 ko hari undi nzi wamvuze muri 2026 mfite imyaka 20 kandi urwo ruvugo ko rutankomerekeje ko byundi bitatumye nakomeza gukora ibyanjye. ibyo nkabifata gutyo. ibyo biri mu bimwe bituma mpora nishimye. none se buriya izo mpano iyo mpano hari ubwo arimo buri muntu wese wayibona. nusi nyine Imana itanga uko ishatse. nyine ubwo njye niko yandemye nk'uko yavuze iti Concorde ngomba kumurema akazavuka ari umugabo ari umuhungu. urumva rero ni nako niyo mpano nyine yatekereje itereka nyimuhe nawe ikaguha ubuhanuzi njye nkaba ntagize ute ntayifite. yego kabisa ufite impano nziza. Imana ni ukuri Imana igi gukomereza amaboko. ni ukuri biratangaje. ariko se kumbwiye ngo ufite imyaka 40 ko umuntu ari kukureba atayikubona. nyine nuko guhora nishimye. uvuga ngo nawe uzirebe iyo warakaye uba washaje uzana iminkanya. ariko iyo uri guseka urumva uyibona nyine wagize ute nawe wabaye umujene. sibyo ndayifite koko guhora useka bituma udasaza cyane. ariko nyine umuntu ahora yarakaye ibintu byose yabiremereje n'iki niko ukabona yabyimbye ntabwo ari guseka. yego komeza. Imana ishimwe. ndumva ari ibyo ngibyo. 5 ntabwo irashi. oya none se kuki mwese icyo kibazo mumbaza? sinzi abantu bose sinzi icyo kibazo pe kubera ko mbese umuntu yakwitegereje abona ushimishije atura muntu koko. gute byagenda gute kugira ngo mpore nishimye nkawe ariko nyine umuntu akabona ni ikintu gikomeye cyane utapfa kubona. komeze rwose ni ukuri biratangaje.
abantu ikintu bose bakubona icyo kintu nicyo bakubonaho bose. Nose nzabikomeze cyangwa nzabire ahubwo guma mw'uwo mwanya. Yego. Hari ijambo ryo muri Bibiliya ufite ushaka kutugezaho? Ndarifite ntago ndaritindaho. Yego. Muri make nukurisoma kugira ngo unkurikiye wese aryumve. Yego. Ntabwo ndarisobanuraho ahubwo nukurisoma noneho buri wese akaryumva. Akumva buri wese agakuramo iki. Sibyo rata? Burya buri jambo umuntu ryose asomye ririmo ikintu cy'umuntu. Sibyo rata? Ni Zaburi ya 91. Yego. Turahera ku murongo wa mbere. Ntabwo ndarisobanuraho pe, ndarisoma gusa. Haranditswe ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ati uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yanjye niringira kuko ari wowe uzagukiriza ikigoyi cy'umugoyi. Namugiga irimbura azakubundikiza amoya ye kandi azajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo y'icyuma kinkingira. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzabiribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushira hejuru kuko yamenye izina ryanyambaza, nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Uba mu byihisho by'isumba byose, agama mu gicucu cy'ishobora byose, ntacyo azatinya. Azajya yego, azajya turamira. Yego. Jose reka dusoze. Yego. Reka dusoze iki kiganiro cyacu. Utange nimero wumva yaguhamagara mugasengana, azaguhamagare kandi Imana ni gukora ku maso. Umuhanurire bitwaye ikisi. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, tanga nimero 0786 666 456 89. Mana turagushimye, urera urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga, urahambaye mu isi no mu ijuru, ntawe hamwe nawe. Akira icyubahiro cyawe kubwira ijambo, urakoze cyane, uri papa ntabwo uri data wacu. Uturebera hose icyarimwe kandi urukundo rwawe ruduhoraho iteka ryose. Niyo mpamvu ngushimiye, komeza abantu bawe, ubagotesha imbaraga zawe, mwuka wera wawe abamanukire, uhaze kwifuza kwabo, kandi Uwiteka Nyiringabo bakiri muri iyi si ubahaze uburame. Mbisabye mbyize mu izina rya Yesu. Amen.